Abatuye umurenge wa Masaka mu karere ka Gasabo barishimira ibyo bamaze kugeraho, by'umwihariko y'umurenge ukomeje kuza ku isonga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli. Uyu murenge ukaba waje ku isonga mu mirenge yose igize akarere ka Kicukiro, aho 74% by'abawutuye bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Abatuye umurenge bakaba bishimira ibyo bamaze kugeraho kandi bakemera guhiga imihigo bakayigeraho kuko ari inshingano zabo. Misibo intego yacu gukangurira abaturage gutanga kare mituweli no gukangurira abantu kujya muri mina, kugira ngo nicyo cyadufashije kugira ngo tube tugeze aho tugeze ubu ngubu, nuko twigisha abaturage bakajya muri mina kwizigama bakiteganyiriza n'igihe cyo gutanga mituweli bakayitanga bitabagoye babyumva neza, ariko kugira ngo nabo abasigaye bakeya muri minsi turateganya ko mu kwezi kumwe gusa abantu bamaze kurangiza gutanga mituweli. Nshingwabikorwa w'uyu murenge Nduwayeza Ruferedi ashimira abaturage kandi akanibutsa ko utaratanga mituweli wese yakagombye kuyitanga kuko indwara idateguza. Ubu ngubu ni ugutangira kwibutsa abaturage bacu abatarayitanga, nyamuneka ubuzima ubashe kugera ubwisungane mu kwivuza. Tubasaba ikireko n'amasibo amatsinda n'imina kugira ngo bibutse kwishyira kugira ngo bashe kwishyura mituweli. Bwimana Emmanuel intumwa ya rubanda muri Sena agaruka ku byiza byo gutanga mituweli de sante, akanibutsa uwayitanze ko iyo atarwaye hari abandi ifasha kuko ariyo mpamvu bayita ubwisungane mu kwivuza. Abafite amafaranga igihumbi kimwe gusa, bafite kwa muganga ibihumbi 10, uwatanga kimwe ibindi ibihumbi 9 ni mituweli zacu. Mituweli rero ni ubufatanye bw'ukavuye ngo unarayishyura umwaka ushize umwaka ushize ntarwaye, uwashize utarwaye ariko wavuje abandi nabo umunsi barwaye ntawe ukwifuriza, ariko umunsi ugera kubayeho abandi nabo nibaza kwivuza. Abantu usanga babigira bagira bate, ntabwo bikwiye, ntabwo no kwirinda ubuzima bwawe, aho ukwiye kumva inyungu ufitemo zo kugira ngo utange ibitekerezo n'abandi kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Masaka ni umwe mu mirenge 10 igize akarere ka Kicukiro, nawo ukaba ugizwe n'utugari 6, aho utwo tugari twose twaje mu tugari 10 twa mbere twiza mu kwishyura mituweli y'uyu mwaka wa 2025-2026 guhera muri uko kwezi kwa gatandatu. Tugari tugize Kicukiro twose hamwe tukaba ari 41. Genda Sengiyumva Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali.